Ndwaniye Shadrake atuye mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu. Mu mpera z'umwaka ushize inka ebyiri muzo yororeye mu nduri za Gishwati zariwe n'inyamaswa avuga ko yaturutse mu ishyamba rya pariki y'igihugu ya Gishwati Mukura, zose arazihomba. Mu ishyamba hari inyamaswa nyinshi ku buryo zahanganaga n'abashumba, barwanaga nazo, ariko hakaba ubwo batesheje zamaze kuyigarika, zayitsinze. Bityo rero ngiye ubwanjye zandiriye inyana n'ikimasa, byarakomeje bisa naho bigiye gukwira Gishwati yose. Twagiye tuhahombera inyana imitavu myinshi, ntabwo ari njye nyine, byari biduhangayikishije cyane ku buryo twumvaga ishyamba ritubereye ikibazo kugira ngo ritubere umugisha. Ni ikibazo cyari gihangayikishije muri rusange aborozi bo mu nzuri za Gishwati bagaragaje kugeza ubwo muri Gashyantare uyu mwaka wa 2022 ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiraga indahiro z'abayobozi bashya muri guverinoma. Yabajije inzego zibishinzwe impamvu icyo kibazo cyavugwaga cyane ku mbuga nkoranyambaga kidakemurwa. Nkurikira ndeba social media kenshi, zo kubona abaturage batakamba kuri social media bavuga inyamaswa zabamariye amatungo hafi na Gishwati za Nyabihu ngiramo. Bibonye fata telefone n'abayobozi bamwe mera kuba umutekano, bazaba polisi, ibi bintu murabizi mwabibonye. Ahantu murahaba murakurikira, bati twabibonye. Ibi byanditswe n'igihe bimaze, n'amatungo y'abaturage amaze kwicwa n'izo nyamaswa, murabizi, mwari mubizi icyo gihe cyose. Rwose nta soni ntaki, bambwira ko bari babizi. Umuyobozi telefone wese akambwira ko bari babizi. Ndababaza, okay, mwari mubizi, habaye iki, mwakoze iki? Ubwo bagatangira noneho bakambwira ko bagiye kubikora. Urumva ntabwo ari cyo kibazo nabajije. Ikibazo nabajije ni ukuvuga ngo mumaze igihe mubizi, mwakoze iki? Ntabwo nkubajije ngo mugiye gukora iki, nakubajije ngo mwakoze iki cyangwa mwabujijwe n'iki kugira icyo mukora. Barambwira ngo icyo kibazo bakizi mu 2019 guhera uwo mwaka. Maze gupfa amatungo arenze 50, inyana z'inka, amatungo y'abantu bafite. Guhera muri 2019 ubwo abayobozi nk'ubwo iyo ndwara ibiri mu bayobozi umuntu ayivura ate, ni iyihe muyumva mute? Kuva ubwo inzego zitandukanye zirimo n'iz'umutekano zafatanyije n'abaturage gukemura icyo kibazo, hashyirwaho ingamba zitandukanye zirimo kubaka ingombe zirazwamo inyana n'ibindi. Kuri ubu aborozi bo mu nzuri za Gishwati mu karere ka Nyabihu baravuga ko izo ngamba zatanze umusaruro. Buri kibuga cyose gifite ingombe, kandi twubaka n'ibiraro bigezweho bya kijyambere, turakinga, ubu abashumba baziraramo. Byaroroshye rero. Hari n'ikindi badukoreye, baje kohereza inzego zishinzwe umutekano zidufasha kurwanya izo nyamaswa zajyaga imitavu, kandi rwose turizera ko cyakemutse. Kugeza kuri uyu munota wa none rero nihuse no gutwara igihe, ntaho duheruka kumva amatungo aribwa n'inyamaswa, haba hafi haba na kure. Ababorozi bashimira umukuru w'igihugu ku bibazo byari bibabangamiye byakemuwe.
ariko icyo nshima nongere mbyongereho cyane ni perezida wa repubulika. Imana izamuha umugisha, Imana izamusazishe neza, Imana izamushakire, izashakira igihugu cyacu indi ntwari imeze nkawe. Byakozwe ariko perezida yavuze. Nyakubahwa perezida wa repubulika turamushima cyane, yumva ibibazo by'abaturage, arabyumva kandi ashyira mu bikorwa icyifuzo cy'abaturage. Ntabwo atinda, ntaca hirya no hino, ahubwo araza akifatanya n'abaturage, ikibazo cyabo akacyumva kandi akagikemura. Yaragikemuye rero abinyujije mu nzego afatanije nazo kuyobora iki gihugu. Nta kibazo dufite kandi twaranyuzwe, turanamushima, Imana imuha umugisha. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Antoinette asaba aborozi kutirara bagakomera ku ngamba zashyizweho kugira ngo izo nyamaswa zitazongera kurya inka zabo, kandi ngo hari n'ibihano byashyizweho n'inama njyanama ku bazadohoka. Kandi tukagerageza ko amabwiriza n'amategeko yashyizweho n'imyanzuro y'inama njyanama agomba kubahirizwa. Hari igihe umuntu ibintu biba ari ibye, ariko mu buryo bwo kubireberera ngo bigende neza kurushaho hakazamo n'akanyafu iyo bibaye ngombwa. Barasabwa kutirara rero, ni ibyabo ariko ni iby'igihugu, ni ibya buri munyarwanda wese ku nyungu zacu twese. Usibye n'abariya borozi, natwe ubwacu ntabwo tugomba kwirara. Inzuri za Gishwati zikora ku turere twa Rutsiro, Ngororero, Rubavu na Nyabihu. Mu karere ka Nyabihu habarurwa inzuri 408 zororewemo inka zisaga 8,000. Habarurwa inka 51 z'abarozi 47 zariwe n'inyamaswa zaturukaga muri pariki y'igihugu ya Gishwati Mukura mu bihe bitandukanye. Patience Ishimwe mu karere ka Nyabihu.